umugore mwiruka aho ngereza amafaranga bari kuguhamagara reka abantu baguhamagara mu mabuja ukuntu mabuja arashaka iki araye mabuja wi mwaramutse neza tugende wanze kunkorera tubanze ugende wi umva reka nze mfate akamoto nko mu minota icumi uretse wanze ujye kunkorera uretse wanze ujye kunkorera situmba se yari karimo akagendo umucyari nk'undi uretse wowe wanze unkorera reka mfate akamoto nta kibazo uretse wanze ujye unkorera ntabwo ucika utanze kujya kunyishyura wanjye urumva wabyumvise ashaka kuzaza kwihana nanjye kabisa ejo bundi yaguze indaya kumva burya wambwiraga gutyo ngo waguze indaya ejo bundi yaguze indaya naguhaye icupa ryanjye wanga kurinywa kandi unagura indaya ibintu byambaye wagiye unywa icupa yarahise nihana pasi wagiye unywa icupa wowe ibintu byambaye ko n'ubundi icupa ririyo ejo ryiza bundi ngura indaya rero mwaka kiba ntabwo nabaga inzoga ariko agahinda k'umugore asigaye neza sigaye ngenda nkanywa agacupa abantu b'abagabo banyuzeho bampa agacupa nyumva kararyoshye ariko nyine ako zaga ari byiza abakristo bagiye wahindura n'ubundi uriya mugore warashaje abakristo kandi muri rusengero harimo abana batoya hindura rero uko uzi uko nagiye ahantu hagiye ubonye cya Tereza oya ahubwo wagiye kuri botike ahantu noneho ngiye kuhahaha isukari birangije basangamo igikobwa cya kigicuruza cyitwa kibasumba cyiza ariko ntakibonaga ahabwa ntakagenda umukozi w'Imana ariko cyako cyari cyiza uzi ko cyari cyiza cy'igikobwa ubimbwiye ko cyubivuze ko yahita ndiyuka ariko sharaga ntabwo ari byiza kuva mu murimo w'Imana nubwo bwagacupa ariko ntabwo mbyahafira araheterwa aramuroje kandi njye ntabwo tugitira ukajyana n'icyo cyana ukihora ahubwo mva nkubwire igihe tugeze cyo gukora akazi kameye bafunze haruda rangiye bivuga dutiye ubu si wa mu gitondo bivuga urugi ruko rufungutse manitaye uyu mugore oya twayumvikanye mbere imanigire duteka nk'ubwikeke uyu mugore afite agasuzuguro kaba kandi gasuzuguro kageretse ku kandi usanga afunguye oya mumaye amafaranga reka nkubwire oya mumaye amafaranga wa mugabo duteye uba nkubwire oya kamubwire ariko ibintu ugiye kumva ni amafaranga amafaranga ndaguha amafaranga ariko rero ntabwo nayaguha yose ntabwo nayaguha yose dore umugore sura ibyo nkoreye usa naho nijya kuntangisha amafaranga y'ubu none se ntumvise ko wamugaye ngiye gutega n'ahandi urumva aratamubeshura mu reka nkubwire ajya guha amafaranga ibihumbi bibiri aho umuntu w'umugabo kandi byakubaho n'ubundi wishimye kandi umugabo wese ahanyuze cyangwa reka rwice n'ubundi yaba urarwica rwapfuye dore nguru yarutaye hano yarutaye hano oya ntabwo wayikuramo ntabwo urindi uyu mugore arasuzugura akagore bibiri yewe ntabwo ari uko ngusanze oya uretse jyanangana arantangishije umva ndetse ariko arambona reka nze dore ahise afungura arigendeye gendere ariko nta kibazo ahubwo asuzuguye bwose ariko azambona ubura ngo azimangarire ibimenyetso ngo wahise ageze usa ntagiye uramusuzugura afungura ahangaha arangije arirukansa ariko nta kibazo njyewe ntaza kumusuzugura kubera ko ntangishije amafaranga akaba ntangishije amafaranga y'umutekinisiye ndaje hanze njyewe ariko kazabagarura ni kwabyara ntabwo yaza kunsuzugura ngo bimeze bite mwebwe
Papa turashonje. Murashonje se murashonje nyoko ntabwo yabagaburiye. Twabyutse dusanga yagiye. Mukagiye. Kajyanira kamwe gatoya. Oya. Karihe wesha wakana. Katia. Gwera hano amuswa. Uri he? Vayo hano, vayo. Haganga. Ngo byagenze guto. Mama wari he? Mama we yagiye. Ntabwo yabagaburiye se. Njera mugabo afite agacuzugwa kenshi no akandaje ariko abana ni nabanya mugende muvandika sange ngende nyokabase azabashakira ibyo koye jewe ndizanira kibasumba ekora nigende wundi ana nabanya ana cyane nawe Urahone ese ni wowe amakuru Meza. umeze neza Yego turashimye. uvuye gusenga se Yego. yego mwana ujya mukozi w'Imana se nawe cyane yego mwana uzi amakuru ya pasiteri uzi amakuru ya pasiteri rya barabana uzi pasiteri rya barabana mwana ishobora byose mperutse guhura nawe afite icupa ry'inzoga agenda atembagara kandi ari pasiteri ikiyaga kinini Kuba n'iki ko ari inzoga? hari handitseho inzoga Gusa ntashobora kuba yanditse inzoga. hari handitseho 5 sikoro Hari mwe muzinywa se gese ntazimenye ugura bizi. ari kugenda atembagaragara ibaze nawe Ku manywa se nijoro. ku manywa mu gitondo ntubona ko nari mvuye gushaka nari ngiye gushaka ifi y'igikoma Siyo nkuru n'ukuri. n'ukuri ndakubeshya kugira ngo nunguke iki Sitari muzi. pasiteri ryabara abandi naramwiboneye mu gitondo cya kare ndanamuvugisha birangira anyiyamye ahubwo mva kandi gashya rero ibyo mvuga ni ukuri nyuma yaho se ahubwo mvuye guhaha nahuye n'umugore we wo bita mama mbaye ntumuzi se si umugore we nuko ubwo nawe yari nimva ntiyari arwiyambitse ikintu cyasekeje yafashe ngo icyitwa sharupe agishyira mu mutwe kandi ngo yari sharupera ngiye kureba mbona n'umupira yambaye ngaho nyumvira nawe ubwo se mwuka byara mwe muriho murasenga cyane ibyo biba nenda kubeshya umva gusa nyine we niwe ugikomeyemwo komeramwo gusa komeramo ariko icyo nakubwira cyo nushaka uzabasure nabo uzamenye amakuru ya ngaho reka nawe mvuye kwihahira agakoma dashwi reka nigende nanjye byanjye ntabwo byoroshye Ariko mana yanjye we. Ibi birarenze ko. Nanze agasuzuguro k'umwanzi. Insengero zirafunze. Muri Isiraheli bamaranye. None no mu rugo kwa pasiteri ibibazo birakomeye. None se twebwe abizera tuzaba bana. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ningwa nzabyuka n'impimba nzima. Mu izina rya Yesu nanze agasuzuguro k'umwanzi. Shakira, kutagiye kwiga bitewe n'iki? Nkagusiga nkongera nkagusanga
ku ishuri kuki utagiyeyo byatewe n'iki ndahunga genda hunga byabara abandi muhungamo iki nta mpamvu zo kuvuga ngo ndagenga ahantu ngo ntazi kubera iki nzajya nitema agacupa nze mpangana byabara abandi ahafite 50 nanjye nkajya 50. ubwo rero ikibuga ni iki tuzaza duhanganiramo nta handi kutagiye kwiga wowe Najya kwiga se twabura. mwabura ese waburaye ntajya kwiga jya kwiga nta mpamvu nimwe ugomba kumbwira ngo waburaye ngo ntujya kwiga ugomba kujya kwiga Mama nizeye kuzanye ibyo kurya se byaburiye ibyo kurya ibyo kunywa byose tayari nta kibazo na kimwe urabyumvise ibyo kurya birahari sinanywa ngo mbiragirwe n'amazi byo kurya byo kunywa byose nta kibazo na kimwe byo kurya byo kunywa byose nta kibazo byo kunywa akira mwananjye akira ibyo inzoga nagazo zirabana. Inzoga za. iki ngo ngiki urabyanze ibi nibyo narifite ibyo naza ntanahenda ntabwo bisi ibyo kunywa bitwaye iki bitwaye iki nta kibazo rero nyine nibi nari nkuzaniye